n'amakuru abantu benshi bari gutangaho ibitekerezo bitandukanye nyuma ibyakomeje kugenda bigaragazwa byatunguye benshi. Ariko ninkubwira ngo isi igeze ku ndunduro, tugeze mu minsi ya nyuma, uze kubyumva utyo. Kubera ko nimba umuntu ashobora gufata imbwa akayibaga akayikugurisha ukayimugurira amafaranga, ni ikintu kigaragaza ko turi mu minsi y'inyongezo. Ibiri kubera muri iyi si byo biteye ubwoba, kuko abantu barashaka kumara abandi. Abantu ntago bakita mu by'ukuri ku buzima bwa bagenzi babo, bari gushaka inyungu. Abantu bari gushaka gukira birukanka, nyamara ntibite ku buzima bwa bagenzi babo. Tekereza kujya kurya ibiryo mu by'ukuri ukishyura inyama, ukayishyura 5,000 utazi ko ari imbwa uri kugura. Ibi ngibi birakomeza kugenda bitera benshi agahinda bakimara kubyumva. Benshi ndagira ngo barakomeza kugenda bikorera amaboko. Ushobora kumva ari ibintu byoroshye, ariko ni ibintu byakomeje kugenda bibabaza benshi. Ndagira ngo benshi mu banyarwanda bakimara kumva aya makuru barakomeza kugenda bagaragaza agahinda n'amarangamutima. Ibi ngibi birakomeza kugenda bivugwa ko aba bantu bagomba guhanwa by'intangarugero, kubera ko nimba umuntu ashobora kwifata akagurisha imbwa ku gasozi, akagenda akazifata akaza akazibaga akazikugurisha, ni ikintu kigaragaza ko mu by'ukuri isi iri kumeruka. Nyine ni ibintu benshi bakomeje kugenda bibaza. Ubwo rero nibyakomeje kugera bigaragazwa muri iyi minsi isi igererewe. Uraza gusanga mu mabara, uze gusanga mu maresitora, uze gusanga mu by'ukuri mu mahoteli, amahoteli yiyubashye, usange nyine ugiye kugura inyama uzigura 50,000 n'imbwa bakugaburiye. Ubwo rero ibi ngibi bikimara kumenyekana, benshi batangiye kwibaza uko biri buze kugenda, ubwo babuze iherezo. Umuntu akifata akabaga imbwa kwe ku gasozi, mu by'ukuri mwibuke ngo imbwa, hari imbwa zitaba zikingiwe. Ushobora kurya iyi mbwa ikakugiraho ingaruka, mu by'ukuri ukagira ikibazo cy'imitekerereze mu bwonko. Nyine ushobora kurya imbwa yo ku gasozi igenda yirukanka, kubera ko n'ubundi aba bantu babaga imbwa n'ubundi nizo bagenda bafata nijoro, za mbwa zigenda mu majoro. Ubwo waba ubyutse mu gitondo wasize imbwa ku gipangu, ukabyuka ukayibura. Imbwa ukayiburira irengero, ukibaza aho yagiye bikaza kugucanga. Kumbe ubwo hari abarobyi bazo baza kuziroba, ngo imbwa ni imari ikomeye cyane. Uraza gusanga muri iyi minsi mu gihugu cy'u Rwanda, aragira ngo murabizi ko kubaga inka ntabwo bikemewe, kubera ko hari ikibazo cyakomeje kugera kivuka. Inka muri iyi minsi ntabwo zimeze neza. Nyine hari indwara yavumbutse mu nka, ntabwo mu by'ukuri leta y'u Rwanda yatuba babaga inka. Muri iyi minsi rero zitari kubagwa, abantu benshi bari kwigaburira abandi mbwa. Ubwo nyine agafata bya bibwa byose aturagoye ku gasozi, akagenda mu by'ukuri avangavanga n'utunyama afite, kugira ngo aze kuguhereza inyama nyine zitubuke. Nawe ukagenda ukarya, ukumva nyine inyama ziraryoshye. Hano hari ikibazo gikomeye cyane abantu bakomeje kugenda ugasanga no mu mihanda ngo bireze, umuntu mu by'ukuri afite amasambusa, ariko ngo muri ayo masambusa yakoze mu by'ukuri harimo y'inyama, ariko ngo izo nyama zikaba zakoreshejwe n'imbwa. Nyine umuntu agafata imbwa akayibaga, yarangiza agakora isambusa z'inyama akashyira mu ndobo akikorera, akagenda wonza. Wabona polisi irazifashe za sambusa ikazimena, nawe ukavuga uti ubu ngubu n'ubu. Kandi ubwo ngubwo nyine biba byagaragaye. Umuntu afashe imbwa arayibaze, ubundi afashe za sambusa aje kuzigurisha abaturage. Ni ikibazo cyakomeje kugenda kigaragara. Ndagira ngo ibibazo byo ni byinshi bikomeza kugera byumvikana, by'umwihariko mu maresitora ndetse no mu mahoteli. Mu mabara ho sinakubwira, abantu bari gufata ibintu bidakorwa. Muri iyi minsi wagira ngo isi yararangiye, n'ubundi isi yararangiye pe. Ubwo bazapime baze gusanga ngo hari abandi bari gufata amazi y'abantu bapfuye, cyangwa se imibiri y'abantu yogejwe, ya mazi mu by'ukuri bayabike baze kuyatekesha ibiryo, kugira ngo nyine babone abakiriya. Tekereza gufata ibiryo ukabitekesha amazi y'umupfu. Umurambo bawogeje, mu by'ukuri ufashe ya mazi y'umurambo uyatekesheje ibiryo abantu bari buze kurya. Ngo nta kindi uri gushaka, ni inyungu z'aba bantu, kugira ngo abantu bajye baza ari benshi. Ufashe amazi y'umuntu wapfuye bogeje, urangije urayabitse, cyangwa se uyatumyeho komande, kugira ngo mu by'ukuri uzayatekeshe ibiryo uzagaburira. Nyine ndagira ngo munyumvire ibintu biri kuba muri iyi minsi. Twacika kujya mu maresitora, twacika kurara mu mahoteli, nyine bakavuga ngo ni ikibazo. Uzajya kurara muri hoteli gute kandi bamaze kumenya ko mu by'ukuri ngo aba bantu bari gufata amazi y'abapfu, barangiza bakayatekesha ibiryo bakabigaburira abantu. Muri ibyo biryo batekesheje amazi y'umuntu wapfuye, mu by'ukuri wajya gusanga ugasanga ni inyama z'imbwa. Nyine isi, abantu niki wabakorera kugira ngo abantu niki wabakorera kugira ngo bishime?
abantu no gushaka ubutunzi mu buryo bwirukanka cyane biraza gusiga mu by'ukuri abantu ari inyamaswa. Abantu babaye inyamaswa bitewe no gushaka ubutunzi mu by'ukuri birukanka cyane. Ibi ngibi biri gukorwa muri iyi minsi byo biteye ubwoba n'agahinda bitewe n'uko ibikomeza kugenda bigaragazwa byakomeje kugenda bibabaza benshi. Ugasanga ugiye muri hoteli, ugiye muri resitora, ugiye muri bara runaka, mu by'ukuri ngo bafashe amazi y'imibiri y'abantu bapfuye bitabye Imana bayatekesheje ibiryo kugira ngo bakurure abantu cyangwa se babone abakiriya benshi. Nyine bo bari gushaka abakiriya ariko ntabwo bari kwita nyine tekereza iyo myanda urimo kurya kugira ngo nyine bakwigarurire. Ugasanga abantu benshi babaye ibidagara muda, nyine ugasanga abantu benshi bagiye bagira utuntu dusova mu bwonko ukibaza icyabiteye, kumbe ni bagenzi babo bari kubaroga. Ntabwo burya kuroga biri buze kuba byakumvikana ko ari uko wagiye gucisha ibirozi, ahubwo ushobora no kuroga bitewe n'umutima mubi. Burya ukabona umuntu ari kugenda muri vewuti nziza, ukabona umuntu mu by'ukuri yarakize, ukabona umuntu ni umushefu afite inzu mu mujyi wa Kigali arubatse yaratengamaye, ukibaza aho abikura bikaza kugucanga. Kumbe nyine abikura mu kuroga bagenzi be. Nimba umuntu yakifata agateka mu by'ukuri amazi akoresheje ayakuye ku bantu bitabye Imana, yarangiza mu by'ukuri aya mazi akayatekesha inyama z'imbwa akagaburira abantu, izi nyama zikagurwa cyane. Ukaza gusanga ngo benshi babibonyemo umuti ngo aya mazi mu by'ukuri abantu bapfuye ngo ni imari, ngo nta muntu ugipfisha umuntu ngo aze kuba yapfisha ubusa aya mazi, bitewe n'uko ngo nujya mu mabara uraza kuyasangamo, nujya mu maduka amwe n'amwe uraza kuyasangamo, nujya mu maresitora nujya mu mabara, nujya mu mahoteli uraza kuyasangamo. Aba bantu mu by'ukuri babaye inyama, abantu ninkubwira ngo abantu babaye inyamaswa uze kubyumva utyo. Ndagira ngo nawe uri kumva ibikorwa biri gukorerwa muri iyi si biteye ubwoba no kubyumva. Abantu babaye inyamaswa. Gufata amazi y'umuntu witabye Imana watabarutse ukaza kuyatekesha ibiryo ukabigaburira bagenzi bawe. Nyine ibi bintu ushobora kubyibazaho nawe ubwawe bikagutera ubwoba. Abantu b'iyi minsi ntibagifite ubwoba, barashaka gukira mu buryo bwiruka, ariko mu by'ukuri bagakira batitaye kuri bagenzi babo. Ushobora guteka ibyo biryo rero uzi ngo ugiye kuroga bagenzi bawe nk'uko babikora, ugasanga n'umwana wawe arimo. Kuko simamye ukuntu ushobora kuza kurya inyama z'imbwa ziruka ku gasozi, mu by'ukuri harimo imbwa zidakingiwe. Ndagira ngo nyine murabizi izi mbwa zidakingiwe rimwe na rimwe zikuriye ushobora gusara. Ni nk'uko nawe uri inyama y'imbwa idakingiye bishobora kuza kukwafegita cyangwa se bikagutera ingaruka ku mitekerereze y'ubwonko. Ndagira ngo nyine murabizi uri inyama z'imbwa itakingiye bishobora kuza kukugiraho ikibazo mu bwonko. Ukajya gusanga mu ngo z'abantu hirya no hino ntibacyumvikana, divorce zabaye nyinshi bitewe n'ibibazo nk'ibi bikomeza kugenda bigaragazwa. Kuko nimba nyine wari imbwa y'insazi nawe uraza kuba umusazi, nyine urarya imbwa y'insazi nawe umusazi. Ariko uyu muntu we ari kubikora abizi kandi azi ko mu by'ukuri ari gukora amakosa. Uyu muntu we ninkubwira ngo ari kubikora yigiza nkana uze kubyumva utyo. Kuko uyu muntu uri gukora ibintu by'ubukorwa bw'ubunyamaswa gutya nta nubwo yatinya kwica mugenzi we. Ibi ngibi kubikora nawe ubwawe ukabyumva biteye ubwoba. Imbwa yirirwa yiruka ninjoro ikagenda mu majoro hose, irara nyine ihura n'izindi mbwa zidakingiye, ugasanga nyine ni ikibazo gikomeye cyane. Niumva ngo nabo ngabo b'abazungu bari kugenda bitwaza bavuga uti twebwe izi mbwa ngo tuzigaburira abazungu b'aba diaspora baje mu by'ukuri kutugana kubera ko mu mico yabo barya imbwa. Ugasanga nibyo bitwaza bavuga uti tubigaburira babandi n'ubundi b'abashinwa basanzwe bazirya. Ariko se ukaza gusanga nabo bashinwa ntabwo bababwira ko ari izo mbwa bagiye kubahereza. Ibiri kuvugwa muri iyi si byo biteye ubwoba, ntabwo ari mu Rwanda, ni ku isi hose. Isi ninkubwira ngo isi iraregererewe uze kubyumva. Abantu b'isi yose bakeneye sober living. Mu by'ukuri abantu bakeneye sober living, kuko bakeneye sober living. Ntabwo uza kumbwira ukuntu abantu bari gukora ibikorwa by'ubunyamaswa bimeze gutya mu by'ukuri barimo gutekereza neza. Kuko niwambwira ukuntu umuntu utekereza neza 100% mu by'ukuri aze gufata imbwa ayibage narangiza ayigaburire mugenzi we, kandi araza kuyigurisha ku biciro nk'ubundi nk'ibisanzwe nk'iby'inyama z'inka. Ndagira ngo nyine murabizi mu gihugu cy'u Rwanda hari ikibazo cyagaragaye k'inka zimwe na zimwe mu by'ukuri ziri guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse ubu leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zo kuba nyine bafunga inyama z'inka kugira ngo babanze bapime izi nka barebe nimba zujuje ubuziranenge.
ariko leta yo yashyushye iri gushaka mu by'ukuri byagirira abaturage akamaro. Hari abandi b'abashoramari bo bari kuza mu by'ukuri bahuhura bica nta mpuhwe bafite. Ntabwo umuntu yaza kubaga imbwa yarangiza akazitekesha amazi y'abapfu uze kumbwira ngo nyine nuzirya nawe uraza kuba muzima. Imbwa zirara ziruka mu gasozi, zirara zikora imibonano mpuzabitsina n'izindi mbwa niyo waba wayikingisha uragura n'indi mu by'ukuri ku gasozi nyine bigakora na sexy kandi zidakingiye, ugasanga izo mbwa ziranduzanyije, nawe waza kurya imbwa mu by'ukuri y'inyagasozi ikaza kugutera gusara. Uraza gusanga benshi ku isi amadivorce yarazamutse, uraza gusanga mu by'ukuri nta bagicana uwaka kubera abagenzi babo bari kwica bagenzi babo batabizi. Nabo bashobora kuba babikora batabizi, bari gushaka gukira vuba, ugasanga nyine mu by'ukuri ibintu biri gukorwa byo nibiteye ubwoba. Nibiteye ubwoba nibikubwira uze kubyumva utyo, kubera ko ibintu biri gukorwa muri iyi minsi byo biteye ubwoba. Nagira ngo kuri iyo screen yawe uriho kureba abashefu nabo muri Arizona, ndagira ngo bafatanwe inyama z'imbwa, ariko nyuma yaho baza gusangwa mu by'ukuri bari gutekesha amazi y'abantu bitabye Imana. Nawe ndagira ngo uraza kubumbwira ibintu biri kuba muri iyi si nimba ari by'i Rwanda cyangwa se ari by'isi. Ibi bintu biri kuba ni Satani wazamutse uri kwikorera akazi bitewe n'uko yabuze abayoboke. Ugasanga umuntu nyine arifashe, afashe inyama z'imbwa arazitetse, azitekesheje amazi y'imibiri mu by'ukuri y'abantu bitabye Imana. Nawe ukaza kuzishingaho kamiragura, wasohokanye na sheri wawe mugiye gutegura kurushinga, ugiye kuri za mbwa mu by'ukuri uzishinzeho, ugiye kuri nyine ubishi byose. Mbwira ngo urwo rugo ruraza kurama gute? Ibintu biri gukorwa muri iyi si mwabantu mwe, benshi bakimara kubyumva bayifashe n'amarira gusa n'agahinda byakomeje kugenda bitaha benshi. Ubwo muri leta ya Arizona benshi mu bari baraye muri iyi hoteli bakimara kumva ibi byakomeje kugenda bivugwa ngo amazi y'abapfu niyo bari gutekesha ibiryo kugira ngo bigarurire imitima y'abantu babagana. Uze gusanga ibi ngibi mu by'ukuri biri kuvuga muri Arizona byo byakomeje kugenda ndagira ngo abari muri diaspora mwakomeje kugenda mwumva uko byakomeje kugenda bigenda. Aba barwaye hamuka, abandi batangira kwirutsa biranga, kuko nyine ugasanga muri hoteli umaze icyumweru mu by'ukuri ry'inyama z'imbwa zitekesheje amazi y'imibiri y'abanyakwigendera. Nawe ubyumvisha ubwawe no kuruka biraza kuba bikunanira, n'umutima wawuruka, ariko n'ubundi cyagiye mu nta ntabwo kijya kigaruka. Ubwo rero ni amakuru abantu benshi bari gukomeza kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye. Ndagira ngo ntabwo ari muri Arizona gusa, nini iwacu mu Rwanda byatangiye kuhagera, biragerereye ku isi hose, aho uza gusanga buri umwe wese ari gushaka inyungu ze, ariko ntiyite ku buzima bwa mugenzi we ndetse n'ubuzima bwe ntaze kubwitaho. Ikibazo cyo gufata amazi y'abantu bapfuye cyangwa se bitabye Imana ariko bamaze kozwa, y'amazi mu by'ukuri akabikwa yamaze kuba imari. Umuntu araza kuyafata ayamanike mu iduka, abantu baze kumugana ari benshi. Umuntu araza kuyafata ayatekeshe muri restaurant, mu by'ukuri abantu baze kumugana ari benshi. Umuntu araza kuyafata atekesha ibiryo byo muri hoteli, abantu baze kumugana. Nyine ni ibintu bikomeza kugenda bigaragazwa byo biteye ubwoba. Benshi bari gushaka gukira vuba, ariko mu by'ukuri ntibite ku buzima bwabo n'ubw'abagenzi babo. Ndagira ngo niba nkurikira aka kanya n'ubundi usanzwe ubizi ko benshi mu maduka barafata amazi y'abanyakwigendera bakagenda bakayamanika mu by'ukuri mu maduka yabo kugira ngo abantu baze kubagana ari benshi. Nyine niba kuri iki gikorwa ukibaza uko biri buze kuba bigenda nawe, kuko n'umugurira rimwe biraza kurangira n'ubundi uhora umugurira until die kugeza upfuye. Nimba ikubwira ubyumve, n'umugurira rimwe uraza kumugurira until die. Nyine ibi bintu biri kuba kuri iyi si byo byakomeje kugenda biducanga benshi, ndagira ngo twabiburiye inyito. Ugasanga abantu bari gushaka gukira vuba vuba, ariko ntibite ku buzima bw'abagenzi. Urukundo ntabwo rukibaho. Ubwo rero ndagira ngo abashefu bagera kuri 6 nibo baje kuba bafatirwa muri iyi case, baza kuba bahanwa by'intangarugero, kubera ko ni agatsiko kabo bakoze kugira ngo nyine bajye bunguka. Ni agatsiko bakoze, ugasanga na nyiri hoteli nyir'ubwite ntabwo azi ko ibi bintu bikorerwa muri hoteli, kuko uraza gusanga nyiri hoteli ashobora kumara iminsi igera kuri 7, ashobora kumara amezi 5 atarakandagira muri iyi hoteli.
we baramuha raporo bamubwira uti dukeneye miliyoni yo kujya kurangura inyama, dukeneye miliyoni 5 zo kujya kugura inyama, nyine we ahita atanga amafaranga. Bo baraza gutanga komande bayahereza ibihazi bize kubafatira imbwa, ubundi mu by'ukuri arizo bakoresha bazigaburire bagenzi babo. Uze gusanga nyine nyiri hoteli nibaza ko bafata abashefu aze kwibaza uko byagenze bize kandi nibafata aba bashefu ntabwo ari bo bari buze gufungwa bonye, na nyiri hoteli araza kuba afungwa. Uze gusanga nyine ibintu biri gukorwa byinshi biteye ubwoba n'agahinda, uraza kubona ko abantu bamwe na bamwe babaye ibyihebe. Ndagira ngo abashefu bagera kuri 6 nibo baje kuba bafatirwa muri leta ya Arizona. Ndagira ngo abadiaspora na makuru mwakomeje kugenda mwumva muri Arizona abagera kuri 6 bafatanwe mu by'ukuri amazi ariyo barimo gutekesha muri iyi hoteli kugira ngo bagaburire abakiriya bajye babagana ari benshi. Ariko ntabwo muri Arizona gusa ariho biri kuvugwa, ndagira ngo no mu Rwanda byatangiye kugenda bihwihwiswa. Byatangiye kugenda bihwihwiswa ko mu by'ukuri hari bamwe batangiye kujya bamanika amazi aho bacururiza, batangiye kujya batekesha ibiryo mu by'ukuri baza kugaburira abakiriya babo kugira ngo baze kubagana ari benshi. Ubwo ibyakomeje kugenda bivugwa byo ni byinshi, ndagira ngo na makuru yakomeje kugenda atangazwa. Biri kumvikana ko abantu benshi batangiye gukoresha iyi systeme yo gufata amazi y'imibiri y'abantu bapfuye bagatangira kuyamanika mu maduka n'amangazini yabo, bagatangira kuyakoresha mu by'ukuri bateka ibiryo bari buze kugaburira abakiriya babo kugira ngo bazagende bagaruka. Kuko ngo iyo uri ibiryo mu by'ukuri byatekeshejwe n'aya mazi ntabwo wongera kugenda ubufashwe, ubuhawe inzaratsi ntabwo wongera kugenda. Ndagira ngo muraza kunyemerera dukomeze kugenda dukurikira aya makuru, ibindi turaza kuba tubamenyesha.